Gutwigisha umwana ipasi nabyo se ni uburyo bwo kurera wenda tutazi. Bavandimwe inshuti zanjye, mbere yo gutangira iki kiganiro ndagira ngo mvuge yuko iki kiganiro ntabwo ari ikiganiro cyo gusebanya cyangwa se gutukana, nta nubwo ari uguca urubanza, ahubwo ni ikiganiro cyo kwigisha, kwibutsa ndetse no kugorora. Reka tuganire ku burere, ku burenganzira bw'umwana ndetse no ku mutima wa kimuntu. Kurera bisaba umutima wa kimuntu, kuko kurera biravuna kandi birakomeye. Iyo udafite umutima wa kimuntu bishobora kugucangira muri rompuwe. Ndabasuhuje cyane mwebwe bakurikira iyi channel yanjye Isaac Inspire TV. Reka uyu munsi tuganire. Ndifuza kuganira ku kintu kibabaje cyane cyagaragaye muri sosiyete yacu. Umubyeyi wafashe umwana w'imyaka 11 amutwikisha ipasi ku kibuno, bimuviramo ibisebe bikomeye cyane. Umwana ajyanwa kwa muganga amuhoye yuko ngo yatinze, yari yagiye ku ishuri, asanga ni konje. Umwana agera mu rugo saa 9 za nimugoroba. Ibi ntabwo ari inkuru yo kumva gusa, ahubwo ni isomo rikomeye kuri twebwe nk'ababyeyi ndetse n'abarezi, abarera n'abagize sosiyete nyarwanda muri rusange, kandi bikwiye no kurenga sosiyete nyarwanda ahubwo bikajya no mu zindi sosiyete, kubera yuko umuntu ni umuntu kandi abereyeho gufasha isi no kubaka isi y'ubu n'ahazaza. Hari ukwamagana icyabaye. Reka tuvuge ukuri, gukubita umwana mu buryo agira ibisebe n'ibikomere ntabwo ari uburere, ahubwo ibi byitwa ihohoterwa. Nta burere bushingira ku gutwikisha umwana ipasi ishyushye, kumukomeretsa ku mubiri, kumutesha agaciro mu buryo bwose. Ibi byose ntabwo ari uburere. Niyo umwana yaba yakoze ikosa rikomeye, nibyo abana barakosa ndetse cyane, ntabwo ibi ngibi biha umubyeyi uburenganzira bwo kumwangiza umubiri cyangwa umutima. Hari impamvu. Ubusanzwe umwana ntabwo yivugira. Umwana iyo yakoze ikosa ubusanzwe hari igihe afunga umwuka kubera ubwoba, akaba adafite n'uburyo bwo gusobanura icyabaye. Umwana w'imyaka 11 ni umwana muto cyane. Umwana ntabwo abasha kwirwanaho, ntabwo ari nk'umuntu mukuru wenda ngo arabasha kwirwanaho, ahubwo umwana burya arererwa mu byo abona. Uko umureze ni uko nguko, uko umutwaye ni uko nguko. Icyo umuhaye yafata icyo, kabone nubwo cyaba cyangiza. Hari ingaruka z'ihohoterwa ku mwana. Ababyeyi dukwiye kumva neza, umwana wakomerekejwe atyo ubundi akurana ubwoba n'agahinda gakabije, akurana uburakari, rimwe na rimwe n'igihe akurana uburakari butagaragara. Ashobora gukura yangana mu buryo bwitaweho kandi mu buryo bufatika, kandi agakura atizera abantu muri rusange. Rimwe na rimwe ashobora kuzavamo umubyeyi uhemukira abandi, cyangwa se akaba umubyeyi nawe uhemukira abana ku rwego rukomeye. Icyo twise kugira ngo twigishe umwana gishobora guhinduka gusenya ejo hazaza h'umwana, tukaba twakitaga ikintu cyo kumufasha no kumuhindura, ahubwo kikaba ikintu gikomeye cyane cyangiza ejo hazaza h'umwana. Ubundi umwana ni umuntu, dukwiye kumutandukanya n'umutungo, kuko umwana ntabwo ari umutungo, ahubwo umwana ni umuntu. Reka tubyibutse neza. Umwana ni umuntu ufite uburenganzira bwe, kandi ubwo burenganzira bwe buruzuye. Umwana agira umutima woroshye, ibyo turabizi. Umwana ubusanzwe yiga binyuze mu byo abona, ndetse yigira mu byo abona kurusha ibyo abwirwa cyangwa se ibyo yumva. Ntabwo umwana ari igikoresho cyo gusorezaho umujinya, cyane cyane umujinya w'umubyeyi bitewe n'uko byamucanze. Wenda kuba byagucanze kubera impamvu either washatse nabi cyangwa se ku kazi byanze, washwanye na boss kubera impamvu, ashobora kuba yaguhunze n'inkonji mu ruhara. Ibyo ntabwo ari imvano yo kugira ngo uko umwana inabi. Umwana ntabwo yakabaye igitambo. Ikintu cyo nta nubwo umwana burya ari ikintu cyo guhariraho amakosa yose. Amakosa yacu ngo usange twayamushyizeho nk'aho umwana twikorera amakosa. Nta nubwo akwiye kuba umutwaro ngo tumuhane uko twiboneye, uko tubyumva.
hari inama rero ku babyeyi. Ubundi ubu rero bukwiye kujyana no kuba umuntu afite umutima wa kimuntu. Reka dutange inama, kuko burya inama ziruta amagambo mabi. Inama zirubaka, inama zirafasha. Gucisha make no kuganira ni inzira nziza yo guhana. Umwana wakoze ikosa, uko abana barakosa ndetse cyane, akwiye guhabwa umwanya wo kubazwa impamvu. Akenewe kumvwa, kabone nubwo nyine yakosheje. Akwiye no gusobanurirwa ingaruka z'ikosa yakoze, kandi burya no guhana bitangiza, kuko birashoboka. Guhana ntabwo bivuze gukomeretsa. Nibyo umubyeyi yahana, ushobora kumwima wenda ikintu akunda by'igihe gito. Niba yakundaga nko kureba televiziyo, ushobora kuyimugomwa muri uwo mugoroba. Ibyo ngibyo abiha agaciro, akamenya yuko ari igihano cy'uko yatinze gutaha, niba ari ryo kosa yakoze. Ushobora no kumusaba gusaba imbabazi, either mu nyandiko cyangwa mu bundi buryo. Uwo mwanya yawufashe, burya ashobora nabyo abiha agaciro kandi akumva ikosa yakoze. Ushobora no kumuha inshingano zimwigisha. Kugenzura umujinya w'umubyeyi ni ingenzi cyane, kuko hari ababyeyi bahanana umujinya w'umuranduranzuzi, ugasanga uwo mujinya ni uwo gusenya, ntabwo ari uwo kubaka. Niba urakaye uwe mubyeyi, banza uhumeka akanya, uceceke utuze, ubanza utekereze, kandi buhagaze gato, wikwihuta, genda gake. Umujinya w'umubyeyi ntabwo ugomba kwishyurwa n'umwana. Ibiturakaza ni byinshi, imijinya yose dufite yose tugiye tuyikubita abana, ibintu bishobora kuyoberana cyane. Dukwiye kujya tuzirikana ko natwe twabaye abana. Nibyo natwe twabaye abana. None ibaze, ese iyo bakurambikaho ipasi, kandi atari ipasi isanzwe, ahubwo ari ipasi ishyushye, wakwibaza ngo wari kuba uri uyu munsi? Iyo kintu cyo wagitekereje, ushobora kugarukira hafi mu gufata umwanzuro ukakaye nk'uwo wita guhana, kandi ari ihohoterwa. Uruhare rwa sosiyete muri rusange. Iyo tubonye ihohoterwa nk'iri, dukwiye kutabirenza amaso cyangwa ngo dufunge amaso ngo tuvuge ngo ni ikibazo cy'urugo rw'ahandi, ni mu wundi muryango, ntabwo bitureba. Dukwiye kugira umutima wo kurengera umwana. Wibuke, inkoni ikubise mu cyebu yirenze urugo. Utayirengeje urugo, ejo nawe ushobora kuyumvaho. Kurengera umwana ni ingenzi cyane, kandi kurengera umwana ntabwo ari ukwangiza umubyeyi, ahubwo no gukiza ejo hazaza h'igihugu. Nibyo umwana ni Rwanda rw'ejo, abana nibo bazadusimbura. Babyeyi bavandimwe, uburere ni urugendo rurerure, kandi ni urugendo rugoye kandi rukomeza, ariko uburere bufite agaciro gakomeye cyane. Ntitukabura isaha n'imwe ngo dukize umwana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka tureke gukomeretsa umwana ngo twumve turuhutse. Ntitukaruhukire gukomeretsa abana, kuko kubaho kw'abana rimwe na rimwe nta ruhare baba barabigizemo, bisanga bari hariya. Dukwiye kutabuka inabi mu buryo ubwo ari bwo bwose. Reka turebe abana bafite imitima ikomeye ariko idakomeretse. Birashoboka ko wakunze ikiganiro, wibuke gukora like, usangiza abandi babyeyi iki kiganiro. Wajya mu mwanya wa comment ukandika igitekerezo cyawe tugasangira. Kora subscribe niba utarayikora kuri uyu muyoboro Isaac Inspire TV. Dukomeze twagura uyu muyoboro twunguraniraho. Ndabashimiye cyane n'abakunzi bacu, mukomeze kugubwa neza, ndabakunda cyane.